ndabizi pe nimushake muzanitore mu mukuru w'umuryango mba umwana nkamwe nitwa bikokora hari cyose nk'aba data ubundi bikokora papa ubaye iki mwana we ura n'amacinya akagera pe uratanwereke. Mu bihumbi 2023 nibwo sinema yo mu Rwanda yahindutse ubwo yari yinjiriwe n'umusaza utaratanaga no kwambara ibikote byashaje, ariko nanone abenshi bakibaza ku mazina ye yihariye, ubwo ndavuga bijiyobija yarwaye. Ibyo byakuriye impaka zidasanzwe, bamwe bagira bati ni umusaza, abandi bati ni umusore, ndetse nawe akazashimangira ubusaza bwe ubwo yakundaga kuvuga ko ari umusaza, ndetse n'ikimenyemenye yanarwanye intambara ya Shikaramu, ndetse yewe n'ibintu biba byoroshye kwemera ko ari umusaza bitewe n'imyitwarire ye yo kwitwara nk'umusaza, ndetse n'uburyo kiyakitinga muri filime yitwaye nk'umusaza rukukuri. Ndetse benshi ku rundi ruhande bakabikemanga bagira bati uyu musaza utarukira mu ryinani nk'umutubu ni gatiki. Ariko vuba bidatinze abazi gucukumbura bemeje ko ari umugabo ukiri muto ndetse wiyoberanyiriza mu isura ya gikambwe, kuko uyu munsi wa none afite imyaka 31, akaba rero yaravutse mu mwaka w'1995, ndetse abaturanyi be uyu munsi bamwita Papa Diane. Uwo Diane rero akaba ari wo mwana we w'imfura. Bijiyobija uyu munsi wa none akaba ari umugabo ufite umugore ndetse n'abana 2. Ariko se nyuma y'ibi byose ubundi maze kukubwira, bijiyobija yarwaye ni muntu ki? Hari byinshi utazi kandi ukwiye kumenya ku nkuru y'ubuzima bushaririye bijiyobija yanyuzemo, harimo n'icyuko yabaye imfubyi ku myaka 2 gusa, ndetse ibyo bigatuma abaho ubuzima bubi butandukanye n'ubw'abandi bana, cyane ko iyo agaruka ku mateka y'ubuzima bwe benshi kwifata birabananira bakarira. Akunda kuvuga ko kubera ubuzima bubi yanyuzemo yabyirukanye uburwayi budasanzwe bw'amavunja yari yaramuzonze, ariko ibyo ntibyamuciye intege zo kuba uwo ari w'uyu munsi. Kera rero ndwara amavunja ariko bantu amavunja zakira ubwiza ubwo bukire buzavahe. Mu byakubayeho mu buzima warwaye n'amavunja? Amavunja ndimaranye nk'amezi 4 yagiye ibikigugura shirira basanga ririmo nk'amavunja nk'ijana ari no rimwe kubagomana rwose, mbese nimereye nka mifafa. Muri y'ubuzima bwe yuzimo amasomo akomeye kuva ku kurwara amavunja kugera abaye ikirangirire muri sinema nyarwanda. Niyo mpamvu nanjye nagutegura iki kiganiro kuva mu buto bwe kugera abaye umuntu ukundwa na rubanda mu buryo butangaje kubera ubuhanga bwe bwo gukina yihinduye umusaza kandi atari ko bimeze. Banje kuguha ikaze, yitwa Kigali Detox. Niba nawe ukunda ibiganiro by'abahanga, inkuru z'abahanga zicukumbuye nk'izi, kandi subscribe kugira tujye tubana umunsi ku wundi. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Manizabayo Prosper, wamamaye nka bijiyobija yarwaye muri sinema. Akaba rero yaravutse mu mwaka w'1995, avukira mu karere ka Musanze mu murenge wa Muhoza. Aho mu karere ka Musanze ni naho yize primaire ndetse asoreza na secondaire muri GS Muhoza ya mbere mu ishami ry'imibare, ubutabire n'ibinyabuzima MCB. Kuva mu bwana bwe bijiyobija yabayeho nabi cyane mu buzima bwo kwicira isazi mu jisho, aho kubona icyo kurya byari kuri Mana mfasha, kuko yisanze ari imfubyi buri akiri muto, ndetse yaje kubura ababyeyi afite imyaka 2 gusa akiri ku ibere. Ikindi kandi yisanze nta muvandimwe n'umwe afite. Kuba muri ubwo buzima byamuteye igikomere gikomeye, kuko iyo yumvaga abandi bana bahamagara ababyeyi babo byaramugoraga kwihangana. Ubwo yaganiraga na Chita Magic yavuze umunsi yari yagiye gusura nyina wabo, nuko yumva umwana ahamagaye mama we. Yahise bimwibutsa ko nta babyeyi abona kandi atazi aho baba. Yahise abaza nyina wabo aho ababyeyi be baba, ahita amubwira ko bapfuye, nuko bimutera agahinda. Numva yahamagaye nyina ngo ma nibuka ko nta babyeyi mfite. Icyo gihe nari mfite imyaka 5. Baza mama wacu ntariko mama na papa bagiye, ati baragwengeye. Uyu bijiyobija yize amashuri abanza arerwa kwa sekuru kuko nta babyeyi yari afite, ndetse ngo yari yaribasiwe n'indwara y'amavunja ku buryo nyirakuru cyangwa sekuru batabashaga kumwifasha ngo bamuhandure. Byasabaga kwifashisha umuryango mugari bagaterana bakamuhandura. Rimwe na rimwe iyo yabimenyaga ko iyo nama yatumijwe yarakwepaga agahunga, nyamara ngo uko yakwepaga niko amavunja yarushagaho kwiyongera akaba agahishye.
Avuga ko kandi ubwo yigaga amashuri yisumbuye yibanaga. Ibi ni ibintu byatumaga yicara mu ishuri ku mubiri nyamara ibitekerezo byerekeye ku cyo ari buze kurya. Yagize ati nkiri umunyeshuri inzara yarankubise ku buryo mwarimu yajyaga kukibaha akandika note, najya kubona nkabona yatangiriye hano ageze nk'iriya hirya, abandi bana barangije kwandika nkaba nshigukiye hejuru, ubwo nkaba ndagarutse kuko nabaga ndi kwibaza nti ndararira iki. Ikindi gihe ni igihe inzara yankubise nibanaga ndi umunyeshuri kuja ku ishuri, mwarimu akaja ara ku kibaha akigisha, naraga kubona nkabona we yatangiriye hariya, aho nageze hari ari kwandika note, abandi barangije kwandika aba ndagarutse, ubwonko bwagiye bw'intu ndararira iki. Nabayeho mu buzima bugoye yewe cita. Bijiyobija kandi akunda kuvuga ko atakibagirwa igihe yigaga mu wa 4 w'amashuri yisumbuye ko yigeze kujya ararira ibidodoke byonyine bitagira n'ibishyimbo. Avuga ko kandi uretse n'ibyo yajyaga amara iminsi 2 cyangwa 3 atariye kandi yiga, kandi uyu ntiyakibagirwa ukuntu abayobozi bajyaga bamusohora mu ishuri yabuze yo kwishyura, akagobokwa na bagenzi be bakoraga kuri minerivare zabo bakamwishyurira igice ndetse nawe akishyurira ikindi gice, ubuzima bugakomeza. Nagiraga ikabutura imwe kabiri, ugwaha ibumoso n'ugw'iburyo, nazamuraga imbere runano ushika mu mushumi, inyuma urubuno rukana, inyuma nahazamura hano imbere. Turi muri kamera. Abenshi rero bakunda kwibaza uko yatangiye ubuzima bwa sinema. Ubundi byose byahereye muri segonderi muri Media Club kuri GS Muhoza ya mbere aho yigaga, aho yatangiriye iby'urwenya, gukina amakinamico ndetse no gutangaza amakuru. Bijiyobija avuga ko akirangiza segonderi yabanje kuba umuyede, nyuma akaza kuba umufundi, ibintu yamazemo imyaka 4 yose. Mu rwenya rwinshi avuga ko yabihagaritse ageze ku rwego rwo kubaka inzu yihereye ku gisenge ndetse pavoma ikajya mu kirere. Ariko nahereye mu kiyede, nimba umufundi ngera ku rwego rwo kuba nagukora turayi inzu igisenge kikabanza. Ikindi avuga ko yatangiye sinema akiri umufundi, ubwo bagenzi be biganaga ku kigo kimwe barimo Dr Nsabi n'abandi bari bishyize hamwe bagatangira sinema nko gukina amakinamico na komedi. Ni itsinda bari bise Irebero Group, gusa mu minsi ishize riherutse gucikamo ibice 2. Avuga ko rero agitangira gukina sinema yabaga ari kugikwa akumva bagenzi be baramuhamagaye ngo habonetse ahantu ho gukina, ngo bagenzi be b'abafundi bamuhaga urwamenyo agashaka gucika intege, ariko kuko yabaga azi icyo ashaka ntabwo yavaga ku bintu. Ariko ngo uyu munsi wa none abamucaga intege iyo bahuye bamubwira ko aribo bamusengeye. Bijiyobija wundi wavutse hari imfubyi buri nta n'umuvandimwe agira, ubu ni ikirangirire muri sinema nyarwanda, dore ko avuga ko aribyo bimutungiye umuryango. Kuri ubu iyo babajijwe impamvu bakina bavuga ururimi rwo mu majyaruguru, avuga ko nta yindi mpamvu bashaka guteza imbere aho bavuka, kandi ko ari n'ururimi ruryoshye kuruvuga, bityo abanyakigali ngo bagomba kurwumva. Iyo abajijwe intumbero afite avuga ko agomba gukina kugera ku rwego abaye uwa mbere mu gihugu hose, akazajyana na nyakubahwa Perezida wa Repubulika muri Rwanda Day. Uyu munsi wa none Bijiyobija ari ku rwego rukomeye, dore ko akunda kwifashishwa n'ibyamamare muri filime zigiye zitandukanye, aho navuga nka Kiramani muri filime zitandukanye uyu mugabo ajya ategura, ndetse na Nyambo n'abandi, dore ko abenshi bakunda scene za Bijiyobija baba bategereje ko agerwaho kugira ngo bisekere. Kandi ubwo ngewe nuko nsoje, ndagushimira cyane we twabanye muri iki kiganiro. Nimba wanogewe buryo ki twagutegurira kino cyegeranyo, ntugende udakanze subscribe, reka duhurire no mu bindi biganiro.